mpitanyerera mu nzu gusa bisanzwe ndagwa nguye sinababaye ngo usange ngo nije ubabaye umwana aba ari uvunikira mu nda kama nikubita hasi n'umwana ukagwa kama ngo hasi n'umwana abaganga nukuri uzaje kubaho twigeze gusanga hapfuyemo abana bane ariko karya kanje kandi niko kari gato mu bundi karasigara uzagari kangana nguko ariko mu barebe namashaka kumva nkagwiheba nuko akwizera gusa nawe ugiye koropongo nubwo Imana izi gukora ibitangaza bararuhaga bakanjana cyaka tigishire tukamujana mu ruzi akaryama mu ruzi gusa yava mu ruzi akava mu karumba gusa ariko mu ruzi atari ukuryamamo ahubwo ari kunywa amazi y'uruzi kuryamamwo n'imyenda yose akaryamamwo kugira ngo yumve kuko wenda wamurira uri kwaka muri we uri bushire ariko ntushire bapfurero bavyitaga ngo garimarozi mugani wabo niko wa uremera ko barozi bazabakora bene ivyo bintu yo cyane yamatangira guhura n'intambara z'ibigeragezo ziyonda indikabura ikamibura ikarangira kandi ari umuntu ikabura ikavaho ukabona ari umuntu usanzwe utarigeze no gutwita umugabe twamusengera igiragaho bwaci ndikamizuri kagenda yagiye inshuro zirindwi ukuri reka mvuge kuri icyo kintu kirambure kibwira abantu mureke mvuge icyo kintu kibwira abantu karara bugaca tugasa n'abantu bahevye kuko itakigarutse aho bwaci kambiga akamasura kamwe umuntu akamasura kamana niko kugenda akagenda kunyenye kumugoroza yagenda kama mu buzima kabayo nagenda no mu kazi reka kivugeho karasaba of stories. Murakaza neza nshuti bakunzi ba Free Media Live ndabaramukije muherereye hose ku isi ndizera yuko muri amahoro niba utameze neza nawe Imana ikugenera bigukwiye ndabizi yuko niyo mugenga wa byose niyo itugenera ibyo tubona cyangwa se tunyuramo mu buzima. Kuri Free Media Live uyu munsi ni muri kumwe na Director Gabi ngiye kuba mbayoborera ibiganiro mbafitiye abashitsi cyangwa se couple ifite story tangaje cyane ariko sindi buyivugeho birebire mugiye kubumva tuze gusubira ukanda usubiza inyuma kidogo ariko ukomeze aho ngaho ube tuje grabbing akanta aho ngaho utera gatebe kuko ini inkuru kandi tari ngufi. Bakaza neza rero ndakwiyegereje aho herereye mu bihugu bitandukanye bikurikira Free Media Live abumva ururimi tuvuga mwese mbahaye kazi. Reka ndamutse aba bantu bacu turi kumwe hano yambu cyane bimeze bite bimeze neza nkaba nawe murakaza neza muri Free Media Live niko bari abantu bavuze yego murakoze cyane aha reka mpere kuri wowe uri hirya utangire wivuga nari mvuze ngo ni kapo ariko noba nibeshe nibyo nibyo bose nibyo ntago wibeshe nibyo yego ngaho tangira mwibwira abakunzi ba Free Media hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu tuganiriza aba bantu kandi zera ko mumeze neza tumeze neza rwose reka dutangire twibwira abantu anje banyita Kirura Alexis tuye Gidurayi niho ntuye ndi umukristo narakijwe ndi umuvuga butumwa ndi umunyamasengesho ndubatse mfite umudamu umwe n'abana batandatu abana batanu b'abahungu ufite batandatu ndi umusaza cyane nitegereje neza uyu niwe madamu mufite abana batandatu cyangwa hari nabo uyu muntu turi kumwana nabiwe wenyine kabisa kandi twabatiriye ni hatari nibyo rwose mutubwire ukuntu mubona bano bantu ko abana batandatu si benshi buriya ni bake tubwire uko wabigenje kugira ngo umuco umeze gutyo noya ni ibisanzwe ni ibisanzwe rwose abakureba ntibarabona ko ufite nk'abana babiri nyabo batandatu n'abarindwi iyo bagira yambayenka nuko ngaho twibwire tubanje gushimira abadukurikirana kuri Free Media abakunzi bose tubahaye kaze rwose kubana natwe ku batatuzi nitwa Beatrice Nyamahirwe ndi umudamu ndubatse uyu ni umutware wanje ndi umukobwa w'abarundi b'abahondogo data bamwita Rugenza Yonazari
ntuye Bidurayi. Murakoze cyane. si kwivuga kabisa. arandusha bikomeye. Arandusha akuriye akanusi. njyewe nibagira ibintu bimwe nyine. atweretse ko ari umunyamurengekazi rwose. nawe se tuguheka represali. Nta kibazo naje nokavuga ndavuga bivanye nako yavuze ga naje sinje wahera. Nari mvuze ko nitwa Kirura Alexis, ntuye Bidurayi, data bamwita Aroni, nyuma ndumupapa ndubatse mfite abana 6 n'umudamu umwe, niwo twashakanye ndumusama. Yego. Ku bakunzi ba Fremedia batari abanyamurenge, ukuri ko abanyamurenge bivuga niko kwibwirana kwacu, niko abanyamurenge niko kwibwirana ko abanyamurenge ibyo ngibyo, ariko nawe ndatekereza ko wumva ururimi iyo mico abanyafrika turayisangiye nuko indigende icika, ariko muri rusange abanyafrika bivuga mu buryo burambuye. Aha, muri Fremedia rero turi hano. Yego. Tugiye kuganira kandi muganiriza aba bantu babatezemo byinshi, bategereje kubumva. Uyu munsi mu bantu bamenyereye ntunze kugaruka ku nkuru z'urukundo, sindi buje muri izo cyane kubera ubuhamya abantu bafite. Ariko baratunyuriramo bukeya nyine ntiboreka kutubwira uko bahuye, nuko siko ukunze yaje kukubwira cyangwa niwe wamuterese. Oya, hari umugore reka tubwire nabivugire hano kuri kamera. Iyo bari we wamubonye ukavuga ati tuhambona ukamwicira akajiji yonkura Oya. nk'abatunyuriramo ku bugufi iminota 2 noneho kugira ngo twinjire mu kiganiro mumaze kubana, tubwire inkuru yanyu muri kumwe nk'umugore n'umugabo mu rugo. Koze nti mwahuriye mu rugo mubanamo. Yego cyane. Niko bimeze. Mbese mu mico yacu twebwe uko duteye nta mugore uzushaka umugabo. Umugabo ni uzushaka. Ubu basigaye babatereta. Ubu basigaye babatereta ariko ntibanyuze kinyume y'umuco kabisa. Ntabwo urimo kumva ngo bakoye abahungu. Abo barahari naje ndi mukumva, ariko abo ngabo barabicuritse. Barabicuritse ariko byakagombye kugenda ni umuhungu uzushaka umukobwa. Hanyuma akamushaka akamuvugisha bagashakana. Natwe nuko byagenze nico bamushakishije, usibye twebwe twarabomboye. Twarabomboye twagenza amajoro. Niko byagenze niko twubase. Ndamuzana kandi nta nubwo wenda namumenye igihe kirekire ngo dufiyansanye nk'abantu nyine biki gihe bari gushaka ubu ngubu cyangwa se abategereje batarashakana. Twebwe twabikoze nk'ikintu kijana nka nk'umezi 2 tuba turagubatse turabana. Ku muntu ukurikiye Fremedia utazi uzamva kubombora ni iki byagendaga gute? Wajaga urwari rugendo abantu bagenda jembiziho buke mukagenda mukaja gushakisha bamutubwireho kidogo. No kubombora ni ikintu urabona umuntu wubatse mu kubombora sikimwe no gukora ubukwe ngo mufiyanse baje kubaza hanyuma umukobwa n'umuhungu bamenyane bene ibyo bazabagenda bahura bavugane bapangana igihe cyo kuzasora save the date no gukora amakwe siko bizabigenda. Kubombora iri haruguru iwacu hari abagendaga uko byagendaga, hari uwagendaga kubombora atanazi n'umuntu agiye kubombora. Umuntu akagenda gusaka amambara ipantaro ngo agiye gushaka umugeni, bataramurangiye kandi akamuzana umugeni kandi bakabana barabyaranye barashakanye. Muri ubwo buryo abandi bakamurangira bakubwira ngo hari umugeni w'umurara runaka, umukobwa umeze gutya none uzoje kumureba. Abandi abahungu benshi bakunda kuja nko mu biterane mu mikutano akaba rero baje kurebera abageni. Abandi mu masoko ngo bajaga mu biterane batagiye abenshi tibajaga mu biterane wenda nk'abasore batarashaka bagiye wenda ari uguterana. Ariko nino bazaje mu makorari kuvizita, hari abaje mu makorari hari icyo bavizi, hari icyo bashaka. No nuko byagendaga, ariko twebwe uko twabigenjeje jewe barandangiye. Hanyuma urabona ko uyu muntu ashaka nubwo atari nkino, ariko byanga bikunda hari igihe uwo bakurangiye umukunda cyangwa ukamwanga kandi si ukubera ko bari mubi, nukuba wenda aba ari uwawe amarangamutima. Baramundangiye ngo buke bwa mbere twabonanye nibwo namuzanye. Bwa mbere twabonanye nibwo namuzanye turubakana
mutari muziranye tutari tuziranye habe n'isura nari ntarayibona reka reka umubonye gusa baramushimiye ababyeyi baramushimira abandi bantu baramushimira ndagenda nja kumuzana zindukira iwabo ndamutahana. tubwire umunsi wumva ngo hari umuntu byagenze gute kugira ngo umenye ko baje kukurambagiza cyangwa se baje kukubombora, wari ubizi, wari witeguye? iyo contact byari bimeze biti? oya nyine ku mpamvu z'uko nyine miriye twari turimo niko abantu bose babikoraga, wumva ko kubomboka no kubombora ari ibintu nibwo bwari ubukwe, ni nabyo byari bigezweho. ahubwo kushingirwa twarabyangaga ngo tiwirirwa wanitse ku manywa abantu bose bakubonye. kandi nyine wabaga umaze kuba nk'inkumi baramukazi bawe bakakumvisa ko umukobwa ugomba gushakwa ariyo mahirwe ariyo fieri. bambwiye nyine ko habonetse umuntu ndambagiza, nyine numva naje ndamushimye. ubwo babikubwiye yashitse cyangwa oya babibwiye atarashika? namaze amezi nk'abiri numva nyine ntegereje, ariko nyine haba hari ukuntu nyine mugenda muhabwa amakuru, uba ufite inshuti zawe zahatuye zamurangiye, haba hariho connection nyine. habaga kutwandiko ngo ndagukunda cyane bimwe bya kera. ibyo bintu nyine arakwandikira, hari ukuntu wandikaga nk'akandiko nyine gushaka kumenya kuko nyine ari ukuri nyine agufiteho amakuru. ariko kabisa ni ukuvuga ngo umusaza numva ndamushimye, numva nimero zirahuye. wamuserutseho gute? niwe wanserutse, niwe wansanze mu rugo iwacu, kuko mu mico yacu hari ukuntu apana mwanyu simpavuga mwanyu naho twahuriye ahantu mwahuriye ngawe nahavuga nahabwira abantu ahantu twahuriye. ntabwo nashatswe ndi mu rugo iwacu, nari nagiye kwa kaka kuramukanya muri vakanse. twahuriye kwa kaka, abariho tuganirira. araza gusanga mwanya gukuru? yaraje asanga kwa kaka nyine, musaza wanje araza turavugana nyine, tuvuganira mwa musaza wanje mwa data wacu, duhita twumvikana turagenda. niwe wamusanze mu nzu cyangwa yagusanze mu nzu? niwe wansanze kubera kuko niwe waje. hari ukuntu bagendaga bakicara mu nzu runaka noneho bagahamagara umukobwa akamusangamo. wowe yagusanzemo? oya niko byanagenze. niko byagenze. uko nyine uvuze niko byagenze. namusanze kwa nyirakuru ariko yansanze mu nzu banshizemo. niyo mpaye nshaka iyo contact yambye ngako ndakakurangira. wari umeze nka gute ugiye kwinjira muri iyo nzu? noneho winjiye gute ubona umuntu aho ngaho? uzanze bikunze nti wari wenyine? yahise amenya ko ari we wese gute? nibyo mpaye nshaka ngo utubwire. hari uzuyoberwa se wiwe? nubwo batoba uharamubonye. hari ukuntu nyine musaza wawe baje ahubwo amasaha y'ijoro yagiye. musaza wanje aza kunzutsa mwa kaka, arambwira ati hari aha mu rugo hari abashitsi bagukeneye. kubera kuko nyine umukobwa warugura igihe wageraga igihe cyo kurambagizwa, igihe wabwibwaga na musaza wawe ko hari abashitsi bagushaka, bamenya ko hari abatereta nta bandi bogushaka iryo joro. araza nyine aramzuta tuja mwa musaza wanje, abarimo tubonanira nyine turashimana, biba ngombwa ko tujana. karanga kutubwira ko karayisha aguturutseho mutungutseho. mu by'ukuri guhari twebwe abakobwa ba ruguru ntabwo ari nk'ababubu. hari ukuntu twagiraga isoni ukitwikira ukuntu ugashika nyine ukicara ahantu mu nguni nyine ntimurebane pe, ariko nyine ukaza wipfukura urupande bukeya ukaba kumukubitaho ijisho. we nta matsiko wari ufite bakurungurukira mu jewe? oya naribandiwa naribandi bikomeye kuragira ngo amatsiko nari mfite. hoya gusa icyo nari nkeneye jewe ni umukobwa kumubona, nabona ndamukunze tukigendera, nabona ndamwanze simushimye. nuko wamubonye ute rero wewe? aho naramubonye aripfukura, yaripfukuye gusa nyine bya bisoni byabo z'abakobwa ba ruguru. hari ukuntu nyine
nubwo batomubwira ati baje gushaka ariko kera ahita yibwira wenda wenyine icyo bamushakira kuko n'umukobwa abageze igihe cyo gushakwa urumva nyine ababizi aje bisakaza akwibiraho kidogo gasinye gatoya kandi nyine ukamubona ukabona nyine nawe asa n'uwagize nyine wasiwasi ikora yasa ntiza bitera ubwoba ukera wari waje wenyine nari ndi kumwe n'amuramukazi waje twari turi kumwe naringize ngo wenda bazanye nka babiri kugira ngo ucanganyike tibancanganyikishe niyo mpamvu bitangora nuko murabanye rero zari inkuru ntoya nyine dusubire nk'inyuma twumva uko murabanye uwo munsi muratashe muragiye mugeze mu rugo tugeze mu rugo nuko se buri mumaze imyaka ingahe mwubakanye imyaka ese kiragera muri 16 tikarika tumaze igihe 16 yego kandi mbisubiyemo nkuko natangiye ko muri bato turi bakuru kuntu tubaje nyine imyaka n'ibindi nyine ni tota ariko turi bakuru yambaye nka 16 turi abasaza nuko murabanye reka twinjire mu nkuru cyangwa se mu buhamya bwanyu mumaze kubana urumva mwaciye muri iyo nzira nibwo bwari ubukwe niyo yari inzira twinjire rero mumaze kubwira niyo yari mariage ya ruguru ngira ngo warubaje ngo tukubwire ukuntu tumaze kubonana tuzanye twubatse urugo uko twatangiye kugeza naho tugeze kugeza uyu munsi n'urugendo rutari ruto bazamubwira muza nkunda kubaza ibibazo cyane tuvuga inkuru noneho munyorohereze aho mwebwe mubwira aba bakunzi ba Free Media amakuru turababwira kandi ni naco gituma turi aha ngaha kugira ngo tubabwire amakuru twarubakanye turahura nkuko nyine nabibabwiye turuzuzanya k'umugabo n'umugore turabana igihe nyine kitari kinini cyane iraruguru iwacu urabona ukuntu hari ameze njewe akenshi sinabaga ndi mu rugo nakomeza kuja ku mashuri ahantu hatandukanye nkamusigira ababyeyi mico y'iwacu niko hameze kandi rwose kabisa na ruguru n'ubu ngubu niko hakimeze n'ubu ngubu nuko ino wenda tutazi cyane ukuntu gushaka k'ubu ngubu kumeze ariko akenshi ababyeyi iyo umugabo atahabaga babaga hafi n'umugore cyangwa se n'umuryango we yasize kamusiga nkagenda ngasubira nkagaruka mu makonje tukabana ubuzima burakomeza ngura umugabo n'umugore turabana ariko hacigiye kirekire tudafite abana twamaze imyaka 5 nubwo wumva tuvuga ngo tumaze imyaka 16 ariko twamaze imyaka igera kuri 5 nta mwana dufite twarabuze umwana kandi utara twararuze kandi ntaha akenshi nabaga ndi mu rugo akenshi nabaga ndi mu rugo nta nubwo ariyo mpamvu nabaga ndi mu rugo ni igihe cy'Imana kiba kitaragera hanyuma ageze igihe tuza kubona umwana wa mbere none tugeze mu bana batandatu kambanze nsubire inyuma ngaruke hano yagaza agenda akaja ku masomo iyo yagendaga ahantu byo nko dusobanurira hari challenge abagore ba ruguru bagiye bahura nazo abagabo baragiye bavyitaga ngo babataye siko ariko ni nako byabaga bimeze masomo byagenze gute niziye challenge mwahuraga nazo icya kabiri noneho usubiremo no kuvuga ngo wewe ugeretseho ko nta n'umwana yagusigiye ikibazo gikomeye cyane kabisa icyo kibazo ubajije ukuri twahuraga na challenge nyinshi hari ukuntu twanashakwaga turi batoya mbese ni ibintu byasaga nk'ibintu by'impararo muharaye ngo gushakwa ariko wamara kubyisangamwo nabwo kandi ukumva ni ikindi kintu gishaka kubayo ariko nyine mu gihe umugabo yagusigaga akagusiga mwanya ko bukwe na sobukwe nta n'umwana akagenda agakubita imyaka 2 3 abiyo ngiyo uraho nawe wagiraga challenge yo kwibaza ati se ndi umugore cyangwa nyaje kugira gute hano ikindi kandi ukareba nyine ibintu byinshi tibikumereye neza ariko kubera ko ari bwo buzima ukabona na mugenzi wawe nuko ameze n'undi ukabyihanganira usibye ko akenshi abantu bagaza batuririya nk'abana afunze nyine hari igihe bamwe bamaraga nk'imyaka 3 4 5 twarababonaga pe
ariko jewe ntabwo nageze amara umwaka natinze n'umwaka ngahita ataha. Nuko challenge yo kuba nta mwana ufite muri iyo situation imeze gutyo biba bimeze gutyo kuvuga mu imyaka 5 nta mwana yewe n'umugabo ntari hafi ngo mube nk'ababiganira hakubwire ngo ni bisanzwe abikumvisha nubwo nawe biba bimugoye buriya nubwo abagabo bazabikomeza ariko nawe icyo kibazo abagifite ariko akabayeho kubwira ngo ni bisanzwe. Kabisa byari bigoye cyane nta kuntu byarekaga kugorana kubera kuko ruguru habaga amagambo menshi cyane bakavuga ngo mukazana abanyanaka yaragunze babanye umwataye rimwe bakabyara bakageza kabiri ariko ku mpamvu z'uko jewe nari nzi kuko nkiri mutoya kanamenya kuko n'umugabo wanje akenshi tuba tutari kumwe nkabona nta ngwara mfite kanizera Imana naja no gusenga nari umuyumbe rwose. Hari Imana bikubwiraga Imana yaranyongoreraga ikambira ngo uzabyara abasenga bakambwira naja ku masengesho bakambwira ngo uzabyara. Sinigeze ncika intege gusa amagambo y'ibicantege menshi nagumye nyumva ariko je muri je sinacitse intege. Igihe umutware wanje ageze mu rugo akambwira ati hangane igihe c'Imana kizagera ariko challenge zabagamo nyinshi gose. Nuko ahubwo naje numviyeho sinari nzi ko Imana yarambwiye ko azobyara ngako naje nkumbyanga wenda nari nzi gusa ko wenda yaragize icyizere kubera ko hari abandi bantu baba badafite abana bamaze imyaka kandi akenshi abantu benshi nico bicariraho iyo ubona umaze imyaka n'abandi ukababona ukabitekereza kandi ukanamenya ko Imana izobaguha ariko nyine urumva yari afite amakuru yari yicaranye isezerano amundi yaravuze ngo aho kwicara ku mutogotogo ngo yicara ku ijambo rya nyirayo yari yicaye ku ijambo cyane kabisa. Nuko mumaze imyaka 5 nta mwana challenges ni nyinshi mwamubonye gute rero byari byifashe gute mutunyure nko muri iyo nkuru yo kubona umunsi mumenya ko mutwite mwamenye ko wasamye wabimenye gute? Hari ukuntu nyine umuntu iyo asamye abadamu iyo dutwite ugira impinduka mu mubiri wawe. Namaze amezi 4 mbona nahindutse mbona nyine muri jewe nahindutse ntangira hari ibiryo byinshi nakazanira numva ntabishaka ariko nyine ngira ngo ni bisanzwe kwagire kamezi 2 nja kwa muganga kumubwira ko narwaye shitaramwandi ntangwara urwaye n'indufite ibyo bintu mu mezi 6 nibwo nagiye kuri clinique ya mbere mu mezi 6 pe ruguru nta bintu bya clinique cyane twakurikizaga kubera nyoko buko yanamenyaga byenda kunatwite cyangwa we wabimenye wanagira n'inshuti yawe ubyongorera akama kugira ngo uyihishe tiyakagire n'umuntu uzigera umenya kutwite n'abantu barugurongeraga ibanga ukama wifubika ibitenge bibiri ugakengera ukifubika ukambara umupira ukaba wobyara nta muntu uzi kunatwite. Nagiye kuri clinique nyine nagiye kwa muganga afite amezi 6 shitse nyine arambwira turatwite ariko nyine kubera kuko hari impinduka nyinshi nari nagiye ngira bizo bintu tarabikeka nta n'ikintu na kimwe no bikeka ariko nyine mbambwiye ko ntwite numvishije ari nk'ikintu kimbayeho ikintu gishasha nyine kibaye twarabyishimiye cyane. Wari uri mu rugo icyo gihe wa oya ari nibere ku mashuri nari maze nyine iminsi mikeya naravuga. Amakuru yakugezeho gute? Amakuru wowe nuko nyine abivuga amakuru nyine yangezeho numva kuko twite ndabyishimira cyane. Urabyumva nawe ku muntu warabuze umwana igihe kingana gutyo ni ikintu muba mutegereje ni igisubizo gikomeye rero iyo mukibonye murishima cyane narishimye cyane kandi numva umutima waje uguwe neza. Ko nta telefone mwari mufite kugira ngo guhamagare yakugejejeho ayo makuru gute kugira ngo akubwire ati buryaga hari umuti wasize ukoze? Amakuru ya ruguru nubwo nta telefone insingubye ko habaga inzandiko kandi inzandiko zagize zishika ahantu ari hose urwandiko rwavaga ruguru rugashika ibukavu rugashika ibuvira rugashika mu Rwanda byanga bikunda hari abantu bakoraga ingendo zitandukanye bazaga natwe hari abandi bavaga bazamuka bakagarukana amakuru aho niho twakuye information.
wamwandikiye gute igihe wamenye ko umusubiza? ese ugushima se mubwira ko Imana yakoze ibikomeye? yatubwiye nk'akantu wanditsemo kanezeza umutima nta bintu byinshi, kamwereka ko wishimiye. nta bintu byinshi nanditse kabisa mvuge wenda nta bintu by'ibikabyo birebire, usibye ko nashimye gusa no mu mutima wanjye ndashima, kandi nari nzi kuko wenda ndi hafi gutaha, nari nzi ko ngenda ngashika mu rugo tukishimana kubera kuko nyine ari ikintu Imana yadukoreye. nuko ngaho komeza. yego ni ukuvuga ngo habaye ibyishimo byinshi, habaye ibyishimo, ariko na mbere y'uko nyine twita iyo nda y'uwo muhungu wanje, nari nabanje gutwita inda ngishika, ivamo ikiri ntoya. Ndarwara cyane kweri, ndarwara bikomeye, ariko nshimye Imana yangiriye neza irankiza. Mukuri gwari twavuze ko twaje gutanga amashimwe, kuvuga ubuhamya no kubwira abantu ibitangaza by'Imana. Ico gihe ndarwara ndetse yinjiriramo n'indi ndwara y'ikiyobera, bagerageza kunjana mu bitaro byose birananirana, ngira indwara y'inyota gusa. Hamanywa amazi ngashira gakuru tukamaritira 5 ku munwa kakarangira. Ariko ayo mazi ntumenye ngo ari kuja y'abaganga bapima bakabura indwara, indwara biza kurangira ibaye yo mu masengesho. Ku masengesho namaze amezi 2. Imana ingirira neza, nshimiye umukozi w'Imana Mabuye. Nukuri Imana imuheza umugisha hari gose, yari abantu ngo ni mu mizinga, aransengera, Imana ingirira neza ndakira. Pakura amasezerano menshi cyane, niyo nakuye amasezerano akomeye y'uwo mwana wanje, uwo muhungu wanje. Ndabyibuka cyane, hari ukuntu abapfurero bagiraga muzunguruko bakakuzenguruka cyane. Ndibuka hari igihe yatumye ababo babusoka bambaraga amakoti maremare, arababwira ngo baje gutora amabuye, barayatora. Barangije kuyatora arazengutse, arambwira ngo Imana irambwiye ngo abana bawe bazaba indahekana, uko tutubuye twadutondekanyije akazenguruka niko abana bawe bazaba indahekana. Kandi Imana itubwiye kuko abana bawe uwo mugisha wose turi muri iki gihugu ca Kongo uzawubonera mu gihugu ca 4 utambutse ibihugu 3. Uwo muntu ambwira gutyo. Nukuri sinabyakira cyane kubera ko nari muri situation igoye, kandi nkumva nyine nihebye cyane kubera urabona nayo namaze imyaka 5 nta mwana, ngo ntware n'inda nari mfite ya mbere ivamo. None hambwiye ibyo bintu numva kubera bwihebe nari mfite, numva nyine simzakiriye. Ariko ngo ntware iyo nda nyine bambwiye ko mfite iyo nda y'uwo muhungu wanje, numva ko cyizere cyose kigarutse. Imana ingirira neza rwose. Wenda mbarije abantu, uyu mwana wa mbere yavuyemo mumaze imyaka 5 cyangwa yavuyemo mugishakana? Yavuyemo tutarari na imyaka 5 ariko iri hafi. Yavuyemo iri hafi. Ubwo mwamaze igihe nta mwana, n'igihe mumubonye indivamo. Ivamo. Bona gutwara indi. Noneho utwitiye ya kabiri, ico gihe utaratwita nibwo bakubwiye ngo uzobonera indahekana muri inci ya yine? Nibwo bambwiye ngo nzobona abana b'indahekana, ngo bakurikirana nkuko batondekanyije utwo tubuye, ngo nzababonera mu gihugu ca 4. Ntabwo umugisha wanje uri muri iki gihugu, atari ko Imana itubwiye kuko ikimenyetso cerekana kuko Imana izoguha umugisha. Uzava muri iki gihugu Imana yaguha ukikiye. Nurangiza gukikira abandi bose uzababonera muri ico gihugu. Ndavyakira gose. Ariko kubera kuko nyine bugiye uri mu kibazo bimwe nyine bazabikubwira ukumva n'inkinsozi tibizaba ko baragukomeza kubera ibihe wagiye ubamo. Ariko nyine umunsi bambwira ko mfite inda y'umuhungu wanje wa kabiri, ari we wa mbere gafite, nono ariyo mfura yanje mfite ubunyine, nukuvuga ngo nahise numva ko nabandi bose nzobyara kabisa. Zandahekana nama nzakira, nama numva ndazemeye kabisa, kandi kwabayeko. Ngaho tubwire amasezerano se yarasohoye? Yarasohoye yose, yarasohoye gose pe. Iyo inci ya yine ni yahe? Twatambutse muri Kongo, tutambuka Burundi n'u Rwanda n'Ubugande, gadorega turi muri Kenya.
yarasohoye ko nyamara ni bine: Kongo, Uburundi, u Rwanda, Ubuganda. Oya, Kongo ni Uburundi, ni u Rwanda, ni Ubuganda. yavuze ko izampera umugisha mu gihugu ca kane. Yarasohoye gose. Izo bihugu zose yabiciyemo uzahana. Zahana. Waje ufite umwana umwe? Naje mfite umuhungu wanje afite amezi 8. Bamugani zandahekana zarasohoye. Nuko iyo ndwara waruvuze ngo warwaye indwara ngo ikiyobera ni nka ko wari uyise, yari imeze gute? Wararibwaga? Wabaga umeze gute? Ni ukuvuga ngo byahereye muri iyo nda ya mbere nyasutse. Ni ukuvuga ngo natangiye ndwara ngira imigwi mibi mu nda kubera iwacu ruguru byari bigoye, twari twegeranye n'ibitaro. Twari dutuye hari mu Gwitsa kuko ibitaro nyine bifite nk'ubushobozi bikaba mu Mikenke. Bihera muri uko bakomeza banyikorera ku gipoyo kubera ruguru tihabaga ibintu by'imodoka cyangwa moto. Waranarembaga bakakwikorera ku gipoyo kweri. Nshimiye abanyagwitsa kuko bose abantu banyikoreraga buri gihe Imana ibaheza umugisha. Nukuri baranyikoreraga hasiba iminsi 2 bakanyikorera iza kuvamo. Imaze kuvamo nibwo nahise ngira iyo ndwara namanyaga bicaka. Numva ari nk'umubiri uhiye, numva ari nk'umubiri uhiye. Ngira umuriro mwinshi, abaganga bapima ntiwigaragaze mu bipimo, ariko je muri je nkumva ko ndashe. Wa muriro wamuviramo kunywa amazi menshi, ndamwa. Abaganga baragerageza ibipimo babura indwara pe. Nuko nono mu buryo banshiraga hanze n'imvura ihayirwa, karyama muri gwereranje sinumve kuko imvura ihayirwa abandi bitwikiriye imyivure. Muri kunyagira twamujanaga muri uko arige bajanaga muri uko amazi ntabe tosha. Akabido kakamara gashaka amakuru tubakagwa ku munsi harige yamaraga habe na 20 liter akayimara 20. Bararuaga bakanjana cyaka tigishire tukamujana mu ruzi akaryama mu ruzi. Azashoka gusa yava mu ruzi akava mu karumba usari mu ruzi atari kuryamamo ahubwo ari kunywa amazi y'uruzi. Kuryamamwo n'imyenda yose. Akaryamamwo kugira ngo yumve kuko wenda wa muriro uri kwaka muri we uri bushire, ariko ntushire. Ariko nyine nsha kubasenga baransengera n'ukuri nahamaze amezi 2. Mvuyeyo naje mfite n'amasezerano yose, ndavuga ngo Mana ni wewe ntezeho igisubizo cyawe. Ariko urakira mu basenga? Ndakira, naje nakize gose. Naje nakize gusa namaze gukira nama nubuka umubiri wose, nkakurya ku mwana w'uruhinja azavuka kama yubuka umubiri. Nama ngira undi mubiri mushasha. Ariko ndakira mera neza, nyine ntangira ubuzima bushasha. Nibwo nyine natwaye inda y'uwo muhungu wanje mfite mukuru, ndabyara. Ndangije kumubyara agejeje amezi 8. Nyine umugabo we kera yari yagize gahunda yo kuza ino muri Kenya. Araza ashitse hano biba ngombwa nyine ko antumira ngo ze musange kuko byari bigoye kugira ngo nture muri Kongo n'abature hano. Utaragera muri Kenya biragoye ko dukurikirwa n'abantu bamwe batarakizwa batanabyumva, batumva ivyo bintu. Ukuntu uvuga ngo wagiye mu bitaro babura indwara completema, nja kubasenga. Abasenga bakoze iki gituma uvuga ngo navuye ndi muzima, wanywaga 20 liters zigashira ukumva utabaye muzima? Abasenga bakoze gahunda zitandukanye. Baransengeraga buri uko bwe nuko bwije, bakanjana mu isararo bakansengera, bagakurikirana gahunda. Mbese mu bisanzwe barashitse baravuga ko ari indwara y'ibigeragezo atari indwara y'ibitaro. Habonekana za gahunda zija gukorerwa mu rugo bakaja kuzikora. Barankurikirana kugeza nyine Imana ivuze kuko nkiza. Mbese bakavuga ko ari ibigeragezo biva ku Mana kuri Satani. Ni ibigeragezo bigenda gute? Ni Imana izigerageza yemeye ko yo bagerageza yowe. Wewe bakakubwira gute kugeragezwa mu buhe buryo? Bambwiraga kuko ari ibigeragezo nyine. Mbese ruguru hari ukuntu bavyitaga ngo nukurogo. Abafurero bavyitaga ngo garimarozi mugani wabo ngo nuburozi. Nuko ariko barambwira ati
turasenze kandi Imana iratwemereye tubwiye kukize kandi nyuma yaho Imana itubwiye ko iguhaye umugisha urubyaro ariko umugisha wose uri mu gihugu ca kane uzakikira uri muri iki gihugu umwana uzagikikiriramwo abandi bose uzobibabyarira mu gihugu ca kane kandi aya masezerano yose yaruzuye niko wemera ko barozi bazakora bene ibyo bintu cyane ubu nyine nubwo hari abantu benshi bateye cyangwa se bahari bari gushaka gupfobya ibyo bintu ugasanga umuntu ukaragenda ahantu akavuga ngo ntabihaba ngo ntabarozi bahaba ntaburozi buhaba twebwe twarabibonye jewe uretse n'icyo ngicyo hari n'ibindi nabonye no kubwira hano byemeza kuko uburozi buhari tubwire nka bibiri kandi uburozi bwamyeho kuva kera kugeza n'ubu buracyakora tibufite no kurangira isi izarinda ishira ibyo bintu bigihari usibye gusa kuko tubibayemo Imana izigenda ibidusimbutsa tukabona nyine umuntu ararambye waruvuze ngo duhanke ibimenyetso nka bibiri bitatu yego kabisa ikimenyetso cya mbere ni icyo ngicyo ko impamvu mbibajije doretse ghosting umuntu wani waravuga ngo nta burozi babaho narabibonye narabikurikiranye ahubwo nari kuvuga ngo iyo nje kuba ndi nari kumvuga iyo nje kuba ndi hano nicaranye nawe wenda babwira ibibazo naje mubaza ibindi asobanura uburyo nta barozi bahaba ari bamaji bahaba ubundi se nimba vuga nta barozi bahaba bamaji ni bande majinike aho ngaho niho hantu yakagombye gusobanura abantu icyo nari nkubwiye uburozi burahaba uretse ko nta mbaraga tugomba kubuha cyane tugomba kubisuzugura tugasenga Imana twihaye Imana cyane uburozi ntacyo bwotumaraho nta nicyo bwadukoraho ariko ikimenyetso cya mbere nicyo yaravuze jewe naramubonye ibitaro barapima indwara irabura amwa yakamwa ibido y'amazi rigashira ya 20 liter ku munsi byarimba tukajana mu ruzi akajyama mu mazi tibishira cyaca kandi gishira ariko twagera ku bantu basenga kuko icyo gihe jewe nari ndarakizwa no kwemera abantu basenga nabemeraga bukeya cyane ariko aho niho natangiye kubona kuko nyine ibitangaza by'Imana bihaba kandi n'abasenga bahaba basenga bigahinduka ukabona ibintu byabaye hahindutse nyine habaye changement icyo kintu narakibonye arakira wa muriro urashira yanyota irashira aratwita abyara umwana icyo ni kimwe ikindi cya kabiri wenda nubwo tutarabigeraho ni kubandi ko ndavuga hejuru yuko amaroza haba pe ni kubandi bana babiri twabonye nyuma dufite ubuhamya burebure ari nabwo cyane cyane tuvugaho umwana wanje umwe yaravunitse avunikira mu nda ya nyina w'umuhungu nyina aranyerera gutya gusa mu nzu bisanzwe umwana avunikira mu nda acika igufwa mu nda acika igufwa ibyo ni ibintu tuvuga bigaragara no mu bitaro bifite ibimenyetso yavutse bashiramo isima turamujaho urabigaruka uwa kabiri ni umwana wanje w'umukobwa ni nawe wa gatandatu dufite ubu nyine mama we cyangwa se nyina yaramutwite ngo agere mu mezi 7 yamatangira guhura n'intambara z'ibigeragezo ziyonda indi ikabura ikamibura ikarangira kandi ari umuntu ikabura ikavaho ukabona ari umuntu usanzwe utarigeze no gutwita reka twinjire muri ubwo buhamya ko ndumva bigiye kugaruka ariko nkiraho kugira ngo duhite tubujamwo neza kuko ndumva bugize umutwe munini ibyo bintu byo bari byo byatumye ukizwa ibyo bintu wabonye oyaye ndakubwira ukuntu byagenze jewe kukizwa kwanje mfite umwihariko kuko nari nubivuze ngo nari ntarakizwa pe icyo gihe yatangiye guhura n'ibigeragezo ku mwana wa mbere nari ntarakizwa ariko impamvu yatumye nkizwa bitandukanye n'ibi ngibi hari ibindi byanje personal byatumye reka duhere hano ngaho mutubwira ayo makuru rero kuko numvise mu buhamya ari nkaburebure nuko muvuye yimukiye hano muri inci ya 4 kabisa nuko mutuhera aho ngaho ubundi mugende mutumanukira ubwo buhamya sawa oyanshitse muri iki gihugu nukuri wamugisha nyine bambwiye narashitse umbaho narashitse sinatinze umwaka nashitse nyine nibwo nahise ntwara inda y'umuhungu wanje wa kabiri
mubyara neza nyine hari ukuntu abadamu iyo batwite bagenda bagira imigwi mibi ariko nyine ubuzayifu busanzwe bwacu ukabyara umuhungu waje wa gatatu nawe n'ubundi ntwarinda kuko nza mbyara vuba zandahekana nyine barazimpanuriye zamazimpa buri mwaka nza mbyara buri mwaka nza mbyara umuhungu waje wa gatatu nabwo mubyara neza mukuri gwari nyine nagizemo intege nke ariko zitari cyane Imana iramfasha nabwo mbyara neza umuhungu wanje wa kane nabwo mbyara neza nta kibazo nagize ku muhungu wanje wa kane wose nanagwaye usibye ko igeze mu mezi 8 nibwo nabaye kugira ubuzayifu buke ariko bitari cyane sinagiye no mu bitaro bitambyara neza wagere ku muhungu wanje wa gatanu nukuri abantu baza bapinga abantu baza bapinga ngo nta burozi buhaba burahaba ariko gusa icyo nobabwira nta mbaraga bigira imbaraga z'Imana zirakomeye kurenza iz'abana b'abantu nari mfite inda y'amezi 7 kuri uwo muhungu wanje wa gatanu ndangije none narimo nkora amasuku mu rugo abadamu dukunze gukora amasuku burya ndi gukora amasuku mpitanyerera mu nzu gusa bisanzwe ndagwa nguye sinababaye ngo usange ngo nije ubabaye umwana abari uvunikira mu nda ndahamagara kuri telefone mbwira umuturanyi twari duturanye n'abanyagihugu mbwira umunyagihugu twegeranye ati ngwino mu rugo sinzi kibashitse asanga nyine naguye aramzukije bajanye mu bitaro bangishije mu bitaro baduhaye transfert batujana Kinyata tugeze Kinyata dogiteri banshishije muri ecography baravuga ati ikibazo cabaye cyane umwana yavunikiye mu nda acikiye gufwa mu nda kandi ni gatoyi iyo nda y'uwo muhungu wanje ninkaho nyine nari narama ngira ibigeragezo ikiri ntoya ndayirwara niyo inda gatanu narayirwaranye aravuga umudogiteri takana ni gato ariko kavunye igufwa mu nda none birasaba kuko tukubaga tukagakuramo inda yari igize amezi 7 nuko yari yujuje amezi 7 nukuri ibyo bintu kubera kuko nari ntarabagwa n'irindi rimwe numva bimpagaritse umutima ariko nsenga Imana ndayibwira ati Mana ko ariko wabibonye reka ariko biba gusa nje kwinjira mu ibagiro nabwiye Imana ati Mana ni wowe mpaye ubugingo bwanje ndetse n'ubw'umwana uri mu nda byose turabikuragisha baragenda bakuramo umwana Imana irafasha bagakuramo ari kazima ariko nyine kacitse igufwa nyine ryari ryacikiye mu kibero barangije kugakuramo baravuga atakana ni gatoya gato bifatika kari katareneza ikiro kimwe kari gafite amagarama 900 katareneza ikiro noneho barambwira ati umwana ni kandi gatoya gaheka karaja muri nasare yo muri mashini gusa tuzanamufata ngo mukikire ntaha tuzigera umufata kuzageza igihe tuzaguhangurira nuko babanje kumushiramo akantu kameze nk'akarato k'icuma gafata kagakurura imitsi bigeze aho ngaho amaze ibyumweru 3 nibwo bamushizemo isima nukuvuga ngo bamushize muri nasare nukuri muri nasare nagira ubuzima bugoye cyane bugoye kubera ko akana kari gatoya cyane hari ukuntu muri nasare ubwana butoya ntibuza bubasha konga hari ukuntu tubakamira bakazabahera mu mipira titwaryamaga baduhezaga isaha imwe yo kuruhuka ugasubira ukaja gukamira umwana ukagaruka wagira ngo uryame kandi hari kure kuko twabaga mu icumbi twe ry'abavyeyi habaga hasi abana bakaba mu 18 titwemererwaga kugenda na esasere kubera ngo twabazwe dufite ibipasu bibizi twaragendaga buke dukamba ku ma escalier nagize ubuzima bubi muri nasare ariko nshimye Imana kandi nshimira n'abantu bose batubaye hafi muri ico gihe cyane cyane nshimye no mutware waje n'umuntu wingira akamaro kuri nje cyane n'ukuri yabanye naje ndetse n'umuryango wanje na muramu wanje Ngabire Imana imuhumugisha bambaye hafi namazemo amezi 2 n'ibyumweru 3 muri nasare nukuvuga ngo namaze amezi 2 bankura muri iyo nasare banshira mu yindi nasare ngo ni B
nabwo bayinkuramo banjana ahandi ngo ni muri Kangaru. Nanu ushira umwana ku gituza ukaza urara umushize ku gituza wegamiye gusa bagweza iminota 5 yo kuja muri dushe koga. Ugafugira umwana ku gituza ngo yumve icuya cawe. Abe uzamura ibiro. Utishaganya nukuvuga ngo aho hantu nahagiriye ubuzima bugoye hakaba ubushuhe noneho nta kuntu abamama ntibaza bambara imyenda aho hantu. Nta myenda gusa ufunga umwana n'umwana nawe nta myenda aba yambaye. Bagweza akantu ko gufunga umwana gusa ku gituza. Kandi uko warabazwe? Narabazwe nzimba amaguru mu buryo nananirwaga no kuyakura hasi. Ariko Imana iramfasha ingirira neza kakana karakomeza kabaho. Nukuvuga ngo namazi iyo minsi yose umugabo yaje kukabona umunsi akabona yarambaje tese nuyu niba mwana wicariye cyanga harundi bimeze gute vuga makuru nuyu arambwira kuko muri nasare hari ukuntu abaganga tibemerera abantu gusa kwinjira muri nasare kubera nyine sinzi ibyo bagenderaho nimba ari kurinda ukuntu abana bo kwibwa cyangwa iki ni processes kugira ngo umuntu yemezwe ko ari se w'umwana areba umwana baje kumwemerera kwa mureba byenda se yari yeneje nk'amezi 2 byenda amezi 2 ataramubona pe yarazaga kandeba mu icumbi abaganga bari bataramwemerera kumubona aba muri mashini gusa hari ukuntu batwambika gutuntu tw'udusaha ukagenda ugakozaho kagasaha akaba aribwo mwese ababyeyi mufite abana muri ico cuma kikabona gufunguka mukarebamo abana. Nukuri mureke mbwira abantu bose bafite bwihe baba bafite ikigeragezo bakavuga se iki nzakiva monte cyangwa bizagenda gute. Babwire ko hari Imana ibasha gukora ibikomeye. Hari igihe kimwe muri ico cuma cyabaga kirimo abana 12 baryamishaga abana 12 mu cuma none bakagenda bagabanya mu dutanda. Ari igihe kimwe twigeze gusanga mu gitondo tubyutse kuko abana barapfa cyane muri nasare kubera ubushuhe abandi kubera bavukanye ibibazo twigeze gusanga hafuyemo abana 4 ariko karya kanje kandi niko kari gato mu bundi karasigara kuko baratubwiye tukiri mu icumbi ngo muri nasare yacu ngo hafuyemo abana ngo 4 ngo niko abaganga bavuze. Nzamuka nacitse indege ndavata ariko se mananje rumaze amezi 2 arenga none se kandi navati niko kahwereye. Ariko kubera kuko naje uganje sinza kubeshera hano kuri kamera nukuri kandi ndi umukristo nzimana. Naje uganje nari narihebye cyane nari maze kurambirwa nari narasize abana bindahekana mu rugo noneho nkareba biro hantu yarigeze ari mikara bakaba kugera mu $4,000 gatekereza ibintu byinshi kafate se mananje nubundi ko ndambiwe ni biro nubundi nitunageze igihe cyo gukugwamo tuzakugwamo niki kafate Imana yaje nukuri iryo sengesho simbesha narari sense nageze ambwira Imana ndagira Imana niba uyu mwana atazabaho shaka ngo ungirire vuba ntaye nsanga abandi bana kandi niba azabaho nabyo Mana ubikore ungirire neza ntahe je mu rugo. Uwo munsi bavuze ko hapfuyemo abana 4 ndavuga ati kwera iryasengesho ganasenze ga rigezweho zenda Imana yabonye kuko nari narambiwe cyane. Dushitse abaganga babanza kutwimira kwinjira baratubwira ngo bari gukuramo imirambo y'abana bapfuye. None umudogiteri angezeho gutya kuko je baranyobegwaga hari ukuntu muri nasare nti wo kwambara imyenda gutya ngo bamenye ko ndi umunyamurenge kandi hari ukuntu nyine yo wabaye mu bitaro nawe uba sharp nk'abanyakenya ugashaka kwiyoberanya kugira ngo ube sharp n'igihe abarwaza zenda bataje kukureba wiyaraje nawe ikintu cyose abantu mu bitaro barakundana cyane ukaba sharp nyine ukamera nk'abanyagihugu kandi twambara uniform noneho baburaga kukuntu bayoberwaga uwo ndiwe kaba kigihe babonye nk'abagwaza baje abavista baje kundeba nk'umugabo yaje cyamuramu wanje nibwo bavugaga ngo aba ni wa Rwanda ngo ama ni wa Kongo. Arambaza ati se we ni kabila gani ndambwira ati ndi umukongomani wo muri Kongo. Ngo imagine uko na Mungu ndambwira ati kwa nini daktari yambwira ngo kale katoto kako kamebaki ngo kumekufa watoto 4 ngo lakini wako haja kufa na bavuga ati Mungu ni mwema mukanya baraturetse turinjiye
twinjiye ababyeyi nyine bakomeza bavuza induru bafunguye cya cyuma kakana kanje inyama asanga n'ijisho gusa kagira amaso angana gutya mpita nsanga gusa ijisho kari kureba abadogiteri baratangara baravuga ati wa mwana wa mukongo yasigaye bapfuye ariko umwana w'umukongo yasigaye. Imana ingirira neza nukuri nabonye ibitangaza by'Imana. Abadukurikirana mwese dushaka kubabwira imbaraga z'Imana twagiye tubona ziriho kabisa, ziriho kweri kuvango umwana avutse atareneza ikiro ariko abayo kandi none avutse yaravunikiye mu nda. Nukuvuga ndibuka hari igihe bigeze kumbwira ngo mara amasaha iminsi ya majoro 2 n'amanywa 2 ndi muri nasare nje ntaja muri repupe kandi muri nasare ntiyemerewe kwinjira ikintu cyitwa ibiryo. Umuganga yazaniraga agakahwa gusa mu gakombe akaba ariko nshira mu kanwa. Umara iminsi 2 n'amajoro 2 mfashe gusa kwa kuguru ngufashe gucya basohoye ukuguru kujyaga kwavunitse ngo kube straight amagufwa ngo abe straight ngo atishakanye. Namafata kwa kuguru muri nasare ya bubushuhe kaza numva ko ndashangiye nko guhwera abaganga bakakubwira ngo vumilia ngo vumilia we ni musazi. Nukuvuga ngo itoge nagiriye ibihe bigoye cyane nta muganga ubikoze hawe usibye wewe nyina. Nukuvuga ngo nahagiriye ibihe bigoye ariko ngasenga Imana nkayibwira ati Imana ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanje n'ubuzima bw'uyu mwana. Imana ingirira neza muri aya mezi 2 namazemo ngo banjane muri iyo kangaru niho hararushiriza. Niho hantu noneho nagiriye uburemere bukomeye kubera ibitanda byo muri kangaru ibyo ntibimeze nk'ibi ngo turaryama ngo uryame ngo wizigure usa nkuwegame nkukunegame intebe. Nagira ibitotsi byinshi mu buzima bwaje. Hari ukuntu nasinziraga nkama nikubita hasi n'umwana ukagwa kama ngo hasi n'umwana abaganga nukuri uzaja kubaho zose ibitotsi kama nkubita pe Imana kama ngira gutya umwana yambaye isima mu kuguru mufungiye ku mutima kubera umiruho myinshi n'umunaniro stress ngasanga nikubise hasi n'ingwara ibitotsi ni bibi. Abaganga bakamzutsa ati byuka umwana bakamzutsa bakanyega kuri cya gitanda n'umwana ariko Imana irafasha akana keneje ikiro n'amagarama 7 nibwo baduhanguye ikiro kimwe n'amagarama 7 ndi muri kangaru. Ubwo wari umaze igihe kingana gute mu bitaro? Nari maze amezi 2 n'ibyumweru 3 nibwo yeneje ikiro kimwe n'amagarama 7. Abaganga baje ni hafi amezi 3 ni hafi amezi 3 abaganga noneho baje gupima baravuga tungana yeneje ikiro kimwe n'amagarama 7 none mujane mu rugo murebe ukuntu muzoza mumushakira ubushuhe niba uzaza watsizika ukagira amazi mu dukuru utashushuka mushira hejuru ugashira munsi y'igitanda ngo yumve ubushuhe ati akana kazoba uzogahishe tukazozugira umuntu kereka. Ndavuga ati saba mutse kumpangura gusa ntahe ariko ndabandi Imana yanje yari ngeze ahantu sengisengesho ngabandi Imana yanje uzongirire neza mukivaka kana katapfuye mbere basi nsohoka nkagerane mu rugo n'abandi bamenye ko ari narabyaye basi atazoza avuga ngo nari nicaye byenda ku kana katari gafite n'ubundi kuba bazapfe kukabona. Ariko Imana ingirira neza iyo minsi ngo igere ayo mezi 2 n'ibyumweru 3 abaganga baraduhangura ngo baduhangure. Ndatekereza ndabatese Imana uyibiru yayigwa mu bihumbi 4 by'idolari bimeze gute ariko kujya Imana irakomeye nukuri tubwiye abantu imbaraga z'Imana kandi tuzakomeza tuzivuga. Mbwira umugabo ngo baduhanguye umugabo arambwira ati sawa Imana ishimwe ku mwana yabaye wo gutaha. Maze kuvuga ko baduhanguye nukuri arambwira ngo biragenda gute ndamubwira ati reka turebe uko imbaraga uko Imana ibigenza. Nguyu yaraje navuga ati bampanguye kandi hani uraye kandi muri nasare ukomeza noneho iri multiplier iyo baguhanguye noneho utakiri kuri biru y'ibitaro utakiri kuri fayiro yabo. Nuko umugabo tugerageza kuhana ibitekerezo ukuntu twumva murumva biragoye kugira ngo amafaranga yahaboneka ngana gutyo. Aravuga ati reka turebe uko Imana ibigenza.
ni ukuri mbabwiye ukuri kw'Imana sinongeye kurara mu bitaro. Ayo mafaranga yarabonetse uwo munsi yose uko angana, bampanguye saa 4 za mu gitondo, saa 9 amafaranga yose yari yabonetse ndatanja mu rugo. Yishuwe n'ibitaro se? Oya, ntabwo yishuwe n'ibitaro, yishuwe n'imishinga. Twebwe muri iyo biru yose twishuyemo amafaranga n'ibihumbi 10 by'amanyakenya. Niyo mafaranga yishuwe. Muri ayo mafaranga yose ayandi yose imishinga yaratwishuriye, UNICEF irishura. Sinavuga ngo sinzi ikintu novuga kuri ayo mashimwe y'Imana. Uwo munsi mpitamvamo n'ukuri arimo abantu muri Kenyatta bamaze wasangaga bamaze amezi 6 biru yarabuze bicaye gusa bategereje gusa ko bobona bagira neza. Ariko je Imana yangiriye neza uwo munsi mva mu bitaro. Reka tutaraja mu rugo mbanze ngaruke kuri uyu mugabo. Uziko nari natangaye ubonye sa n'uwumiwe. Sarire ari igihe abantu umenya amakuru ukaguma kuyumva, ariko iyo umuntu agenda yavugumva hari ibindi bintu wagenda utekereza. Ngibyo binyuranye n'ukuntu yagaze agenda ba muri Kangaro, muri Kuveze nasari, aho ngaho amakuru menshi nanje ntayonzi. Icyo nzi gusa nuko yabinyuzemo ibyo byose. Ntubimenye nkuko byari bimeze. Uburemere n'ubibona niwe, kuko niwe wari ubirimo cyane. Hari ibibazo nk'abingahe wenda mfite kuri wewe. Ngaho mbaza umuntu wari ufite uwo mugore, ubuzima bwari bumeze gute? Watekerezaga gute? Byazifashe gute? Icya kabiri ni ukubera iki washize urabaza ngo se uyu niwe mwana twicariye hano? Wari watekereje iki? Waza wiyumva gute? Gatatu, umunsi yakubwira ngo biri ugeze hano ariko bansezereye, mbonye hari ukuntu abivuze wamubwira nk'ama emotion natekereje. Hariho gutekereza uzita ukurura ibintu, usa n'ugiye nk'ahantu n'ukurura ibintu ukuntu zagenze bigenda. Ngaho tubwire ikibazo cya mbere urumbaje ngo se ni gute ubuzima bwari bumeze muri iyo situation. Urabyumva rwose kabisa. Wenda nubwo ukimbaje icyo kibazo nawe uri umubyeyi urabyumva. Harananiza niyo umugore yagwaye bene bisanzwe kandi ari mu rugo hakora, hari ibintu bitagenda. None jewe iyo situation nayibayemo cyane. Urumva amezi agera kuri 3 nari maze kuba ari umuntu maze kumenyera. Nabaga ndi umugore ndi umugabo mu rugo. Nashugurikaga nabo bana bandi 5 yari yasize mu rugo, kandi ari abanyeshuri bakaja ku ishuri kabakorera. Narangiza uko nabakoreraga nabashugurikiraga, nyina nta munsi numwe nasibaga kumugera Kenyatta. Aho ahari utangira kumva ibitangaza by'Imana. Nta kazi narahagaritse, wenda nta ba sponsor nagiraga hanze kuvuga ngo baransapotinga buri munsi, no. Hano turi kuri kamera rwose. Ariko amafaranga y'itike ya buri munsi hano na Kenyatta narayabonaga. Kandi umbaje ngo se byagenze sinamenye ukuntu byagaza bigenda. Bwagaza buja guca nkayibona. Umugizi wa neza akanyohereza, cyangwa se kabona navugisha umuntu akabyumva, kuko abantu nabingira akamaro cyane. Izo turu yose amezi 3 nahoraga nja kumusura buri munsi. Kandi watekeye abana b'abagabo. Ibiryo byiwe byo kujya ku bitaro byagaza bimunanira, ibiryo byinshi taza birya bijaniranye n'inyama n'ibiki yabijyaga, bigasaba ngombwa ko nteka mu rugo nkamushira. Igihe ntamushiriye petit frère twabanaga akabimushira, akaja ku kazi agashaka izimboga mu rugo, naje nkagenda akaja ku bitaro. Umunsi yagiye kaja mu kazi gushaka izo gukoresha mu rugo. Ubuzima bwari bugoye, ntabwo bwari bworoshe. Wabeshana ngo bwari bworoshe, wenda ukavuga ngo Imana yakoze, wenda Imana izikora pe, ariko kandi ntazabura ibintu bikwereka kuko nyine ubuzima busanga bukakaye byari bigoye. Ariko mu buzima bwanje ngira ikintu cyo kwizera. Eka nakibwire n'abantu utagira kwizera rwose kabisa, muzagire kwizera. Iyo ufite kwizera ugira ihumure muri wewe, ubwoba burashira pe. Hari igihe ugera mu bibazo ukazuba kama mbaya nuko ukavuga ngo ikiza cyose ndacyakira. Imana yabizanye ikiza cyose ndacyakira. Nabibayemo amafaranga akaboneka kandi nkamusura. Nayo ibijaniranye n'ibikorwa byo mu rugo narabikoraga. Ibijaniranye nawe kumwitaho namwitagaho. Byari bikomeye ariko byarashobotse. Ikibazo cya kabiri warubajije cyo kuvuga ngo se nukubera iki ubonye umwana bwa mbere. Urumva akana uko yavuga n'ukuri, akana kavutse kadafite forme n'umunsi nkabona, kandi bavuze ngo niho gasa nakagaragara kaboneka cyangwa se karoreka. Jewe kanteye
nibwo bwa mbere nari ngeze muri nasari mbona abana bavutse badashitse noneho mbona aho twana kazavuga ati aba bazova nk'abana hakaba bamwe bavutse nta maso bafite abandi nta mazuru bafite abandi akamavukana umutwe ungana gutya abandi akavukana amaguru angana gutya abandi bavutse badashitse ari bazima ariko bavutse badashitse bitegereje iminsi noneho jewe nubwo banzaga bakambwira ngo ushaka umwana wawe sinamumenyaga kuko ntiwomenyaga forume ariko umunsi wa mbere nkabona kari kangana nk'uko rwose kabisa kari kangana nk'uko ariko ngo nkarebe namashaka nko kumva ngagwiheba no kwa kwizera gusa nkaho ugiye koropongo nubwo Imana izi ikora ibitangaza kandi nawe uko havuga nawe ni nkaho iryo sengesho yageza igihe asenga ngo Imana imugirire neza ikore vuba icyo ishaka nuko yabonaga wenda rimwe na rimwe yatinze kandi wenda umwana abona ukuntu ameze ariko Imana nicyo gihiza yerekana ikereka abantu kuko ari Imana izibeshaho umuntu utarugomba kubaho no ndamubona icyo namubwiye namubwiye ati ni mu maryogo bene binyine umuntu avuga ati noneho ibi uyu ni umwana igihe namubwiriye nsubiye inyuma si ubwa mbere si ubwo namubonye buke ahubwo ndibuka hari umunsi nahuye nawe aje kuntega kuko hari igihe bazaduhagarika hariya Kenyatta aza kuntega nyine aje kunyakira nyine n'utu tuntu namuzaniye uwo munsi mpura nawe afite akana mu gituza uhura nawe afite akana mu gituza bahekaga ariko je sinamenye ko afite umwana hari akana kadafite forume rwose nta biro yari afite namubwira ati none se ko wambwiye ngo ufite umwana ari ati ndamufite ari hehe nukuri kw'Imana arambwira ngo arahangaha yabaga hambiriye se yamuhambiriraga hano gutya namushyiraga hano ku gituza noneho nkamufungisha akantu nkamupfukiriza agashuka ni uwo munsi namubwiye ati yewe Imana izi ikora ibitangaza azova nk'umuntu muzima akura umuntu muzima tumeze musabe nuko ngo ariko nari nizeye Imana kuko naje hari amakuru nari mfite cyane kubijanye n'urubyaro rwanjye kuko yabivuze ameze gute amasezerano avuga kuko nzobyara abana benshi kuko nyine abivuze bishika muri iki gihugu Imana yambwiye ngo uzobyara abana kandi bidahekana kandi jewe noneho akarushoho iwe yanabivuze cyane jewe yageze itimbwira ngo ugiye kuzabyara umwana umeze gutya irambwira ati uzobyara n'abahungu bakurikirana gutya ndibuka nagazaza nkabwira umugore atwite nkamubwira ati uzobyara umwana w'umuhungu umugore akambwira ati kurambwira niwe muganga se niwe Mana se nkabwira ati uko niko Imana yavuze kandi bwaca akamuzara undibuka bwanyuma umukobwa sinamubwiye pe kubera kuko icyo ngicyo cyo kuva mu umukobwa wanyuma nzobyara umukobwa ntacyo Imana yakimbwiye ariko yaramwe ngo uzugiye gukurikirana ubuhungu nyine butari bukeye ngo buce azara umukobwa igihe yagiye kwipimisha sinamubwiye tuzobyara umuhungu yanarifashe kubera kuko ntacyo Imana yamumbwiye ariko n'uwo nguwo wanyuma wakoze impanuka Imana yari yamubwiye kuko izo muntu nuko icyo wari usize ni icabire uyimenye cyatumye emosiyo zisa n'izizamutse bire yari ikomeye mu kuri guhari ibyo yavuze ni ukuri twarisha amafaranga akabaka $4,000 usibye ko Imana hazaba ikibazo Imana nayo igategura igisubizo amafaranga yarabonetse imishinga yaradufashije abavandimwe baradufashije abaranga badukurikirana badufashe rwose kabisa turabashimiye Imana mw'ijuru izabaheza umugisha titwovuga amazina buri muntu wese ngo tubivemo ariko bariyizi hari abo umuryango wanje hari abo umuryango wabo hari abavandimwe twenda twiyambaza hari imishinga nayo tugomba kuyishimira kuko Imana yashize yababeshije idufashe ayo mafaranga araboneka yose nta n'igiceri na kimwe twasigayemo tuva mu bitaro nuko ikibazo nari mfite kuri we gitoya asa ndusubira inyuma kubera ko nagitekereje ko ku mugore utwite wenda yocibazaho cyane